Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Iyo dusomye ivanjiri ya Matayo umutwe wa 11 murongo wa 7 tubona Yesu avuga kuri Yohani Batista abaza abigishwa ati se mwagiye kureba iki mu butayu? Mwagiye kureba iki mu butayu? Uyu munsi muri iki gitondo nabaza ntese mwaje kureba iki? Mwaje gushaka iki? Niki cyabazinduye muri make? Niki cyatuzinduye muri iki gitondo? Mwaje kureba iki? Mwaje gushaka iki? Ntabwo ari aho bacuruza bakunguka, ntabwo ari aharimo inyungu za zindi umuntu avuga ngo ndaza kuzibona zifatika ziri materiel, uza kujyana ujya kwerekana uzerekana babandi bose bagusaba raporo. Hoya, yugiye ukazenguruka ku isi hose cyangwa se kwere kujya kure muri iki gihugu, aho wanyura hose ku nsengero nyinshi hari benshi bateranye nko duteraniye ahangaha. Ese abantu turashaka iki? Iki ni ikimenyetso rero gikomeye cyane bavandimwe cyuko irembo ry'ukwemera ryafunguriwe abanyamahanga, natwe ryadufunguriwe twabashije kuryinjiramo tukitaba karame ku butumire bwa Nyagasani. Twaje rero gushimira Imana kuko yadufunguriye irembo maze natwe tukinjira tukitaba karame, ari nacyo cyazinduye buri wese muri iki gitondo. Ngashimira Imana cyane mu misa nk'iyi ya saa 12 za mu gitondo ko nta muntu wazinduka bene aka kageni azinduwe n'ubusa, ahubwo nuko ubuzi cyakuzinduye n'icyo ushaka kugeraho. Kuva mu ntangiriro ya Kiliziya, abigishwa Yesu Kristo amaze kuzuka bakomeje gukora umurimo ukomeye utoroshye wo gukomeza Kiliziya no kuyagura no kwamamaza ivanjiri ya Kristo. Nibyo twumvise mu isomo rya mbere, aho Paulo na Barinaba bakomeje gukora ubwo butumwa butoroshye, bwaranzwe cyane cyane n'ibintu nka 4 cyangwa se 3 by'ingenzi. Icya mbere cyabarangaga n'ubumwe bari bafitanye mu isengesho, nkuko twabyumvise, aho ikoraniro ryose ryabasabiraga bakaramburaho ibiganza mbere yuko batandukana nabo, bagasiba bagasenga kugira ngo bashe kujya mu butumwa, gukomereza ahandi ubutumwa. Ibyo ni nabyo natwe byagombye kuturanga uyu munsi wa none nk'abakristo. Ubutumwa bwose tugiye kwinjiramo bukagenda buherekejwe n'isengesho, kandi tukabukora nka Kiliziya. Buri wese aho agiye kujya akamenya ngo ndahaguruka ngiye mu isengesho, igikorwa ngiye gukora ndagitangiza isengesho kandi gisoheze mu isengesho. Baragarukaga rero bakagaruka kureba abavandimwe basize, bakaza kubabwira ngo dore ubutumwa twagiyemo uko bwari bumeze, bakongera bakishima bagasenga bagasingiza Imana kubera ibikorwa ibitangaza Nyagasani yabakoreye mu butumwa bagiyemo. Akenshi usanga twebwe tugenda gutya gusa. Oya, uko Kiliziya yakomejwe mu ntangiriro nako uyu munsi gikomezwa kuri uyu munsi wa none. Urugero rero twahawe n'intumwa za mbere n'abigishwa ba mbere ba Kristo, natwe narwo rugero tugomba gukomeraho, kuko Kristo aracyari wa wundi ntiyahindutse. Na Roho Mutagatifu yakomeresheje Kiliziya ye kuva mu ntangiriro, naho Roho Mutagatifu ugikomeje kuyobora iyo Kiliziya y'uyu munsi wa none. Icya kabiri cyagiye kiranga
ubutumwa bw'abigishwa izi ntumwa mu ntangiriro za kiliziya bari bazi neza ko hari amagorwa abategereje nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere. ngo ni ngombwa ko tunyura mu magorwa menshi kugira ngo tubone kwinjira mu ngoma y'Imana. Bari bazi neza ko ubutumwa bahetse batwaye bahawe na Nyagasani atari ubwo kujenjekera, ari ubwo gutwara kandi bakabutwara gitwari, kuko uwo bari bakurikiye kandi wari kwamamaza nawe inzira yanyuzemo bari bazi neza ko ari inzira yari itoroshye, ari inzira y'umusaraba. Natwe bavandimwe abakristu ntabwo dukwiye guterwa ubwoba n'amagorwa y'iki gihe n'ibizaza n'ingorane duhurira nabyo mu butumwa twiyemeje gukora ngo ducike intege. Hoya, ntituzacike intege, ahubwo dukomeze turangamire Kristu, dukomere ku ntego. Nk'uko iyo niyo ngingo yindi ya gatatu yabarangaga, ni ukudatezuka ku ntego biyemeje yo gukomeza umutima w'abigishwa no kubakomeza mu kwemera. Natwe rero ntituguye gucika intege bavandimwe ku rugamba twiyemeje. Kuva igihe tubatijwe tukemera kwanga shitani no gukurikira Yezu Kristo no kumwamamaza, ntitukwiye gucibwa intege n'ibigeragezo n'ingorane duhura nazo. Ibyo byo ntibizabura. Yaba mu rugo uzatangira gusenga wumve ko hari abubangamira, cyangwa se bumve ko ari uguti, abakubwira ko ari uguti igihe baguca intege ntibazabura. Ariko icyo twiyemeje bavandimwe, intego yawe ntuzigane mwitezukaho, kuko urugamba twatangiye atari urwacu, ahubwo ari urugamba Kristo adutumiramo kugira ngo tumubere intumwa aho turi hose, tube abagabo kugeza ku ndunduro y'isi. Bavandimwe, ubwo butumwa burimo amagorwa akomeye, ariko kandi ubwo butumwa buryoshye bw'abigishwa, umusaruro nta wundi byabaga ari ibyishimo gusa, cyane cyane bashimishwa cyane nuko Imana yugururiye amarembo, yugururiye abanyamahanga irembo ry'ukwemera. Bavandimwe, igihe Kristo azutse yafunguye yamva y'agahinda, imva y'imibabaro, maze ibuye ararihirika kugira ngo abana b'Imana bakomeze bibe ko abana bigenga. Nibyo Yohani Mutagatifu akomeza kugenda agarukaho atubwira ngo ukomera ku magambo yanjye azamenya ukuri, kandi ukuri kuzamugira uwigenga. Kristo wazutse aratubohora, akatugira abigenga, cyane cyane akatugobotora ku ngoyi y'ubwoba sekibi ahora atubikamo, agatuma tutabasha kuguma kuba abo turi bo. Ngo duhamye ko turi abakristu, duhamye ko twamenye Imana, duhamye ko turi mu nshingano, kandi inshingano dugomba gutwara kugeza ku ndunduro. Ugasanga ibyo dukoze rimwe na rimwe tubikora dushidikanya kubera ubwoba. Oya, ibuye ryarahiritswe, mureke dutinyuke gusohoka tujye ahagaragara, wa Kristo yigaragariza abandi. Icyo bose bazamenya ko muri abigishwa banjye ni urukundo muzamufitanye. Ese niki gituma tudakundana, tutagendera hamwe? Niki gituma dushidikanya ku isezerano Kristo yatugiriye? Bavandimwe, wa Kristo abeshwaho n'ukwemera. Twemera ibyo tutabonesha amaso, tukizera ubudahemuka bw'Imana, ko isezerano ryayo ridahinduka. Uko kwemera rero bavandimwe nigutezuke cyangwa se ngo ducike intege. Uko kwemera niko gutuma turushaho kugenda tugakomeza urugendo no mu bihe bikomeye, kuko twizera ko isezerano atugirira ari isezerano rikomeye kandi ridahinduka. Ibyo twagiye tubibona ndetse no mu batubanjirije, nkuko tubyumva mu byanditswe bitagatifu. Nyuma mu gihe kizuka, wa mwigishwa arinjira, aritegereza, maze aremera. Nuko Bikira Mariya nawe arabwirwa ati, urahirwa wowe Elizabeth, bimubwira, urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Yezu ati, ya mwana mufite ukwemera kungana n'ururo n'akabuto gato cyane, mwategetse imisozi, umusozi ukava
hamwe ukajya ahandi. Bavandimwe, nimureke dusabirane, dusabe ingabire yo kwemera. Nyagasani atwongerera ukwemera, kubera ko byose biratunanira kubera ukwemera guke. Ukwemera kwacu usanga tukuvangavanga n'ibindi bindi, kuko hari byinshi bihungabanya ukwemera kwacu, cyane cyane ubwoba. Bavandimwe, usanga mu iki gihe cya none turimo hari abakristo benshi usanga bavangavanga, ugasanga aho kugira ngo nemere imbaraga z'Imana n'ububasha bwayo, ugasanga bagenda barushaho kwemera ibindi bimenyetso bindi bigasimbura ukwemera bagombye kuba bafite muri Nyagasani. Ibyo ndabibona kenshi, kuko hari aho tugera tukizera amazi matagatifu kurusha kwizera Imana. Kristo Yesu akuzwe. Icyo kintu ndagira ngo nkigarukeho. Hari aho ugera ugasanga abakristo bizera amazi matagatifu kurusha uko bezera Imana yawo. Ni gute se uvuga ngo ntiwasinzira utateye amazi mu nzu? Hari abantu badasinzira ngo batabona ibitotsi batateye amazi mu nzu. Umunsi wayabuze se, umunsi wayabuze uzabigenza ute? Ko hari ahantu tugera, hari aho tugera tukaba nta kindi dusigaranye na kimwe uretse wowe wemeye, kubera ko ibindi byose dushobora kubyakwa. Nibyo twumvise mu isomo rya kabiri, ngo isi ya mbere n'ijuru rya mbere byari byashize, ngo nuko abona isi nshya n'ijuru rishya. Abakristo tugomba kumenya icy'ingenzi gikomeye, tukamenya guhitamo icyo isi idashobora kutwaka. Kuko ikintu cyose washyiramo amiringiro ariko uzi neza ko ejo isi ishobora kukikwaka, icyo ngicyo ujye umenya ko kukiringira nta garanti bifite. Hari igihe ushyira amizero yawe ukumva yose wayamariye mu mukunzi wawe, mu mubyeyi wawe, muri wa wundi, muri wa wundi, muri bya bindi, ariko icyo ari cyo cyose umubyeyi aratambuka akagenda akagusiga, umukunzi agatambuka akagenda akagusiga, ibintu ukabyakwa bikagenda ukabisiga, ariko kimwe cyonyine udashobora kwakwa, iyi myambaro n'ibindi byose twambaye byose urabyaka ukabisiga, ariko kimwe cyonyine udashobora kwakwa ni ukwemera kwawe n'Imana yawe. Birakwiye rero ngo abakristo tumenye ko n'uwagutera ubwoba n'uwakwica ntazakwaka Imana, ntibishoboka. Naho yaguta mu kuzimu, naho yakwambura umubiri, ariko ntazakwambura Imana yawe. Kristo Yesu akuzwe. Aho rero niho abakristo twebwe ukwemera kwacu gushingiye, tukumva ko n'ibidutera ubwoba byose bitagomba kudukanga ngo bitumvishe ko inyuma y'ahangaha, kuko ntabwo ari aho ngaho. Kristo wazutse atubwira ko na nyuma no mu rupfu no mu mva hari inzira kubemera itugeza ku buzima buzahoraho iteka, aho uwatsinze dutegerereje kugira ngo atwambike ikamba, atwinjije muri rya juru rishya y'abatsinze, ba bandi bamesha amakanzu yabo mu maraso ya ntama. Abo baradutegereje kandi natwe tuzahagera. Twe guterwa ubwoba rero n'iby'iki gihe turimo, ngo twumve ko ibyo tubonye byose bituma kwemera kwacu guhungabana. Umusirabanye ubuke hejuru witure hasi, ngo ndapfuye nani mfite umuvandimwe wari umeze utyo, yaba yicaye mu rugo yota izuba, yabona umusirabanye uhubutse ku nzu ikubise hasi akirukanka, ngo reka njye kubaza wa mukecuru numva ibyabaye none asibi noneho n'ibiki bimbayeho. Hari kidasanzwe ko umuserebanya wava hejuru y'inzu ukitura hasi? Ni ukuvuga ngo y'ubwoba bwagutashye ikintu cyose kiraguhungabanya. Wasitara ngo imoso, karabaye. Gusitara hari umunsi bitaba. Kuki tugomba kugenda turaguza umutwe? Ibyo kuraguza umutwe byavaho tukajya gushaka abaturagurira. Nta mahoro twagira tudafite ukwemera no kwizera twahawe na Nyagasani. Mureke dutuze twemera Imana bavandimwe. Nitwizera
tuzakira ibyo twizera kuko Imana yacu idahinduka. Mwitinya rero bavandimwe, ntimukuke umutima. Tugire nka Pawulo mutagatifu mibaro we ya 2 yandikiye Timoti, agira ati nzuwo nemeye nta soni binteye zo kumwamamaza. Ese ni iki duteye ipfunwe zo kwamamaza Kristo wazutse? Iki duteye ipfunwe zo kuba abakristo, aho mu kazi ngo uhamye kuri umukristo, aho mu rugo ngo uhamye kuri umukristo, aho mu bandi hanze ngo uhamye kuri umukristo, ariko kubihamya uko kwemera gusa ntiguhagije, ahubwo urukundo dufitanye nirwo ruzahamya mu by'ukuri ko turi abakristo nyabo. Kubera ko kwemera kwacu kurakemangwa igihe abantu batubona mu manza z'urudaca nk'abakristo, bakatubona mu nkiko, ariko twebwe turi aho ngaho turi kuburana imanza zitarangira. Abavandimwe abakristo babatijwe bo mu rugo rumwe bari mu manza zidashira, ibyo bibazo bagombye kubikemura kubera ko twakiriye Kristo, ariko badashobora kuganira. Aho ngaho kwemera kwacu kurakemangwa. Igihe tubona umwe aca hirya undi agaca hariya, tudashobora kurebana mu maso, turi abavandimwe, turi mu rugo rumwe, turi abakristo, aho ngaho kwemera kwacu kurakemangwa. Igihe babona tudashobora gusangira ku meza amwe, turi abakristo, tuzamukiza tugahazwa, ariko tudashobora kwicara mu rugo ngo dusangiye ku meza amwe, aho ngaho kwemera kwacu kurakemangwa. Kubera ko Imana twakiriye, Kristo twakiriye, iyo dupfukamye tugasenga tukaremura amaso yacu tureba ku ijuru, uku kwemera iyo ngabire ya Roho Mutagatifu twakira irushaho kutugira umwe. Kristo agasenya imipaka idutanya, maze akarushaho kubaka ibiraro biduhuza nk'abavandimwe, bityo tukabasha kugendera hamwe muri rwa rugendo tuganisha muri ya nsisha n'ijuru rishya twateganyirijwe nk'abakristo. Naho bitabaye ibyo, ukwemera kwacu kurakemangwa. Nubwo irembo ry'ukwemera ryafunguwe, ariko ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko tutari twinjira. Kristo Yesu akuzwe. Hari ibimenyetso bigaragaza ko tutari twinjira. Iyo myiryane, ayo makimbirane mu miryango, ayo matika ari mu ngo zacu, ayo matika mu miryango remezo yacu, ibyo bituma twese bigaragara nta tandukanyirizo riri hagati y'umukristo n'utari umukristo. Ibyo bituma bishyira ukwemera kwacu mu kibazo, bituma ukwemera kwacu gukemangwa. Uwo muragero bavandimwe twumvise mu ivanjiri ngo icyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye ni urukundo muzamufitanye. Kandi urwo si rwa rukundo rwa sheri na shushu twumva mu babandi bo hanze aha ngaha, ahubwo nimukundane kandi mukundane nk'uko nabakunze. Ni urukundo rwitanga kandi rwitangira abandi, rutuma ushobora guhara ibyawe ukabigabiza abandi, cyangwa se ushobora guhara ibyawe kugira ngo undi agire ubuzima, kugira ngo undi agire ibyishimo, kugira ngo undi abeho kandi abeho mu buzima bumeze neza. Ibyo rero iyo umuntu ataragera kuri urwo rwego, urukundo rwacu ruba rukiri igicagate, ruri rwa rundi rwa hanze aha ngaha gusa rw'abakiri batoya. Ariko urukundo nyarwo Kristo atwigisha nk'abakristo ni urukundo rukunda nk'uko Kristo yadukunze, rutuma umuntu ashobora kugeraho atanga cyangwa akitanga kugira ngo abandi bagire ubuzima, kugira ngo umuvandimwe abeho. Rwanda rutuma ushobora gutuma nshobora guhara ibyubahiro byanjye nk'umugabo mu rugo kugira ngo umugore agire ubuzima, kugira ngo abana bagire ubuzima. Ushobora guhara ibyubahiro byawe nk'umugore kugira ngo umugabo agire ubuzima, kugira ngo abana bagire ubuzima. Ushobora guhara ibyubahiro byawe nk'umuyobozi mu kazi kugira ngo abakozi bari mu ako kazi nk'umukoresha, kugira ngo abakozi bagire ubuzima kandi babugire ubuzima busesuye aho utumwa. Hahandi ni rwa rukundo twarazwe. Kristo nk'umwigisha yahagurutse ku meza agakenyera maze agatangira koza ibirenge by'intumwa. Ni urwo rukundo twarazwe kandi dusabwa kugira ngo turusheho kwigisha no kwigisha abandi bose. Bavandimwe, dusane mu gitambo cy'Ukarisiya kugira ngo ubwo twemeye kwinjira mu irembo ry'ukwemera, tukakira ukwemera twagejejweho n'abigishwa, ukwemera Kristo adutoza, tukamwakira nk'umukiza n'umucunguzi mu buzima bwacu, tumwemerere atwigarurire maze natwe twinjire tumwakire mu buzima bwacu. Bityo kumwemera bitume turushaho kwigira ngo rwa rukundo, dusane no kugira ngo urwo rukundo rwogere
maze rube imbaraga zacu mu byo dukora byose, icyo dukoze cyose tugiterwe n'urukundo, ubundi ukunde maze usabe icyo ushaka cyose kuko Yezu Kristo asakiguha. Dusabe mu gitambo cy'Ukarisiya rero izo mbaraga z'urukundo ziba arizo zituyobora. Buriya nkunda abana batoya, abana hari umukino bajya bagira ushushanya cyane cyane tuvuga iby'ukwemera, ari ukuntu muzajya mubabona bakina, hakaba hari bamwe bari imbere, umwana umwe akajya imbere, abandi bakaba bari inyuma, noneho umwe akijugunya, uw'imbere akijugunya, abandi bakamutera bakamujugunya. Wigeze mubabona bakina uwo mukino? Nabaje se bana umukino wawita ngo iki? Ngo ni rerere. Ubwo uwo mukino muzakurikirana abana bari kuwukina. Uyu munsi iyo tuvuze iby'ukwemera no kwinjira, hari aho bigira bigasaba gufunga amaso. Nabaje ngo uburyohe bw'uwo mukino, ngo kugira ngo uryoherwe n'uwo mukino ngo nuko bigusaba kufunga amaso, ugafunga amaso, ubundi ukijugunya, ab'inyuma bakagufata nabo bakakujugunya. Bakristo bavane mureke mbabwire, aho tugeze birasaba ko natwe twinjira mu gakino karerere na Yezu Kristo. Ubwoba mubushire, mufunga amaso, maze ubundi twijugunye, kugira ngo abari inyuma bafate wa mwana. Bagomba kuba bafite imbaraga zihagije kugira ngo baze gushobora kumujugunya, sino bitabaye ibyo bakwitura hasi bose. Twizere ko uri inyuma yacu udusama afite imbaraga zihagije, tumwemere, dufunga amaso, twijugunye muri we, ubundi murebe ngo ibintu biraryoha. Ubwoba burashira, ababuze ibitotsi barasinzira, abahamutse baratuza. Nufunga amaso ukijugunya mu biganza bya Kristo, ugakina karerere na Yezu Kristo, ubundi ibintu biraza kuba ari uburyohe. Tugire kwemera twinjire, ubundi icyo tumusaba cyose azakiduha, ntacyo adafite, nta n'icyo yatwimye. Rerere rero ndayibifurije mukomeze muryoherwe no kwijugunya mu biganza bya Yezu, ubundi mwumva ukuntu aryoherera n'ukuntu atanga amahoro n'ituze mu buzima bwacu. Nyagasani Yezu nabane namwe.